twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu tugahamagarwa na Nyagasani ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe, tariki 15 Ugushyingo 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Yozefu Mukasa wahowe Imana. Ng'amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Miburo ya kabiri ya Yohana Intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 4 kugeza kwa 9. Mubyeyi watoranyijwe hamwe n'abana bawe, ndabandikiye njyewe umukuru wanyu. Nishimiye cyane kuba narabonanye namwe mu bana bawe, ngasanga bagendera mu kuri nk'uko Imana Data yabidutegetse. Dore rero mubyeyi, icyo ngusabye si itegeko rishya nkwandikiye, ahubwo no gusubira muri rya rindi dusanganywe kuva mu ntangiriro, tujye dukundana. Dore urukundo icyo ari cyo, nuko twakurikiza amategeko yayo. Ngiyi itegeko mwigishijwe kuva mu ntangiriro, kugira ngo mukurikize iyo nzira. Koko rero hari abashukanyi benshi badutse ku isi, bakaba badahamya mu by'ukuri ko Yezu Kristo yigize umuntu. Uvuga cyo n'umushukanyi, akaba arwanya Kristo. Muririnde rero kugira ngo mudapfusha ubusa imbuto z'ibikorwa byanyu, ahubwo muzahabwe igihembo cyuzuye. Umuntu wese udakomera ku nyigisho za Kristo, ahubwo akazirengaho, ntaba afite Imana. Naho ukomera ku nyigisho ze, niwe ufite Imana Data na Mwana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119. Nyagasani, hahirwa abakurikiza amategeko yawe. Hahirwa abadakira mu mibereho yabo bagakurikiza amategeko y'Uhoraho. Hahirwa bumvira ibyemezo bye, bakamushakashaka babikuye ku mutima. Ndagushakashakana umutima wanjye wose, ntuncishe ukubiri n'amategeko yawe. Amasezerano narikomeje mu mutima, ngira ngo ntagucumuraho. Ugirire ubuntu umugaragu wawe nzabeho, maze nzakurikiza ijambo ryawe. Mpumura amaso maze nzirebera ibyiza by'amategeko yawe. Nyagasani, herwa abakurikiza amategeko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 17, umurongo 26 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, mbese nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, ni nako bizamera mu minsi y'Umwana w'umuntu. Icyo gihe abantu bararyaga bakanywa, abahungu bararongoraga, abakobwa bakarongorwa, kugeza ubwo Nowa yinjiye mu bwato, maze umwuzure uraza urabatsemba bose. Bizamera nk'uko byagenze mu minsi ya Loti. Icyo gihe abantu bararyaga bakanywa, bararanguraga bagacuruza, kandi barahingaga bakubaka. Ariko umunsi Loti yavuye muri Sodoma, Imana igusha umuriro uvanze n'amahindure biturutse ku ijuru, bose irabatsemba. Niko bizamera ku munsi Umwana w'umuntu azigaragazaho. Kuri uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu, ntazamanuke ku nzu ye ngo agire icyo avanamo. Kandi uzaba ari mu murima, ntazasubire imuhira. Nimwibuke umugore wa Loti. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe azabuhorana. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazaba bari ku buriri bumwe, umwe azafatwa undi asigare. Abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azafatwa undi asigare. Abigishwa niko kumubaza bati, ibyo bizabera hehe Nyagasani? Arabasubiza ati, ahazaba hari intumbi, niyo inkongoro zizakoranira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nyagasani aradutumiye kugira ngo aduhindure uko ashaka, tubeho ko Nyagasani ashaka, aho kubaho ko twebwe dushaka. Amasomo ikintu byacu duteguriye aratwerekeza ku mpera z'isi, ubwo tugiye kuzirikana ku bihe bya nyuma, dore ko turi mu byumweru bya nyuma bisoza umwaka wa liturujia. Nawe nanjye reka dusabe Nyagasani kugira ngo azaduhe iherezo ryiza. Iherezo ryiza ni ukuryitoza tukiri hano munsi, tuzirikana ko amaherezo y'inzira ari mu nzu, amaherezo y'umukristo ni mu ijuru. Nawe witegura ijuru, ushyireho imbaraga zawe zose, imbaraga z'umubiri ndetse n'iza roho, witegure ijuru. Ese wakumenyesha ko ejo uzapfa wabigenza ute? Mbwira ikintu wakora. Burya ari igihe tutajya twibaza icyo kibazo, tukaza kwibagirwa ko tuzapfa. Iyaba wamenyaga ko ejo uzapfa wabigenza ute? Tujye tuzirikana ko ku isi turi ibiremwa, kandi icyitwa ikiremwa gifite intangiriro, gifite n'iherezo, kirashanguka, kigira ubushanguke.
nta niyo mpamvu nawe niba uri ikiremwa uzirikane ko ejo n'ejo ubundi ushobora kurangira, ibyo bishobora kurangira n'ibyanjye bishobora kurangira, kuko twese dufite intege tugomba no kujya n'iherezo nyine. Ngahe rero amaherezo tujye kuzirikana amaherezo yacu, ibihe bya nyuma bizaba byifashe bite, buri wese azagira igihe cye cya nyuma. Nta niyo mpamvu iri somo ry'uno munsi riza kongera kukwibutsa kuzapfa. Hari igihe twinumira, ikindi gihe twabona turi kurya neza ati harya ubu nzapfa, wabona wambaye neza uti harya ubu nzapfa, uzapfa nyine. Gusa twese dufite kopi y'urubanza, dufite kopi ko tuzapfa, ntawe utabizi. Hasigaye ikintu kimwe mubyeyi, kumenya ngo nzapfa rupfu ki, nzapfa rupfu ruhe. Icyo nicyo ngiye kwibaza uno munsi. Ibihe bya nyuma byanjye mu gifaransa ni ijambo bita eschatologie. Eschatologie ni ukwiga ibihe bya nyuma. Ibihe bya nyuma bimeze bite? Nuko tuzapfa. Mubyeyi, ninkomeza kuvuga ko tuzapfa ntundakarire, dore ko abantu benshi uvuze ku rupfu bararakara abandi bakabisha. Ntabwo wabwira umuntu bazapfa ngo mwongere kuba inshuti. Nyamara niko bimeze, niyo realite, nibwo buzima. Amaherezo tuzapfa. Abenshi dukunze kubera mu buzima busanzwe tugakora ibyaha, tukivunuguza mu byaha, tukaza kwibagiza ko tuzapfa. Ese nedupfa tuzajya he? Ngaya amaherezo yacu, nupfa uzajya hehe? Ne dernier temps, ibihe bya nyuma. Amasomo rero aradusaba kuba maso kugira ngo twongere turebe uko tuzapfa. Ibihe bya nyuma, ibihe bya nyuma mubyeyi. Yohani intumwa arongera gutwibutsa urukundo. Ijambo rukundo niryo rizaduherekeza. Ibikorwa by'urukundo, rwa rukundo tuzaba hano munsi rurerekeza ku rukundo rw'Imana. Imana yadukunze, natwe tugomba kwakira urukundo rw'Imana, tuzirikana ko Imana ari urukundo. Imana ni inyampuhwe. Twakira izo mpuhwe z'Imana kugira ngo natwe tuzicane nayo bya bihe bya nyuma byacu. Urukundo rw'Imana, kurukurikiza, gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu, ngira itegeko rizadutambutsa mu bihe bya nyuma tujya mu ijuru. Ivanjiri y'uno munsi ni itubwira ibihe bya nyuma, l'eschatologie dernier temps, uko bizaba bimeze. Baraturondora, akenshi tukumva ari ibintu biteye ubwoba. Nibyo koko biteye ubwoba. Kubera iki? Ko akenshi tudapfa nyine twiteguye. Akenshi tuba turi gutera imigeri ati sinshaka gupfa, sinshaka urupfu. Nyamara ni hahandi tuzapfa, mubyeyi tuzapfa. Umuromani niwe ugira uti memento mori, ibuka kuzapfa. Memento mori mubyeyi, ibuka kuzapfa. Muri ivanjiri Yesu aratwibutsa ibintu bitatu bizaranga ibihe bya nyuma. Icya mbere ni umwuzure, icya kabiri ni isenywa ry'imijyi ya Sodoma, icya gatatu ni isenywa ya Yerusalemu. Ibyo bintu biratwibutsa ko nyine ibi byose ari ibiremwa bizagira ubushanguke, n'umuntu nawe nuko amaherezo tuzapfa. Mu gusoza ino vanjiri abigishwa babaje Yesu ikibazo ati ibyo bizabera Nyagasani. Nuko Yesu igisubizo asubije ati ngo hazaba hari intumbi n'inkongoro zizateranira. Iki gisubizo cya Yesu ni ubuhanuzi cyerekeza ku bintu bitatu. Mbere na mbere bavugaga ko ikirango cy'ingabo z'Abanyaroma yari inyoni bita mu gifaransa aigle. Ugenekereje nanone igenda ifata ubundi bwoko, vautour, kagoma, agaca, inkongoro n'ubundi bwoko bw'izo nyoni. Bikanerekeza nanone ku isenywa rya Yerusalemu mu mwaka 70 n'umukuru w'ingabo z'Abanyaroma witwa Titusi. Byose bikerekeza nyine ku bihe bya nyuma ko hari bizasenyuka Yerusalemu. Ibyo byose birerekeza ku rupfu rwa Yesu. Yesu ugiye kuducungura kugira ngo tubeho. Ikindi ibihe bya nyuma Yesu avuga bitwerekeza nuko hari Imana nyine z'umunsi n'igihe bizabera. Twebwe abantu turacagase, dufite intangiriro n'iherezo, ariko Imana yo ntigira intangiriro ntigira iherezo, ihoraho mu bihe byose. Imana iriho igihe cyose, na niyo mpamvu ari yuzi ukuri kw'ibintu, uko ibintu bizarangira. Imana izi igihe uzapfira, Imana izi uko uzapfa, hasiga gusa ko nawe ubyitegura. Yesu arifuza no gutwerekeza. Abantu benshi tujya twibaza ibibazo, se tuzapfa ryari, bizagenda bite, ku munsi wa nyuma uzaba ryari, bizabera he? Icyo kibazo Yesu yashobora no kugisubiza, ariko arifuza gutubwira guhora twiteguye igihe cyose. Iryo ni ryo jambo rihatse andi yose muri ino vanjiri. Guhora twiteguye igihe cyose kuko tutazi nyine umunsi n'isaha ibyo bizabera. Ngiye ibyo bihe bya nyuma nuko nta n'umubizi igihe usiga Imana Data yo mu ijuru. Imana ikiza gutubwira umunsi tuzapfiraho. Bamwe bashoboraga kuzajya bakora ibikosa, amafuti menshi cyane, nuko umunsi wa nyuma bagera bati Nyagasani turicuje turihanye, nuko tubabarije. Ikindi kandi Yesu yakiza guhishura umunsi wa nyuma. Bamwe bari kwirara
abandi bakagira ntibindeba, abandi bakomeza bakora amakosa bati n'ubundi ruzapfa, nuko ugasanga rwabuze gica neza neza. Icyo Yesu ashaka gusaba uno munsi ni uguhora twiteguye buri munsi, ni umunsi w'urubanza. Buri munsi w'urubanza ushobora kugera, ukugereho nonaha wabigenza ute? Waba witeguye? Waba uri gukora neza? Uwo munsi wasanga uri gukora neza? Iyaba buri munsi twitegura gukora umunsi w'urubanza, buri munsi kwitegura. Ngira n'ijambo ry'Imana dutambutsa ngira n'ijambo ry'Imana tuzirikana buri munsi ijambo ry'Imana ritwibutsa ko igihe cyacu cyo gupfa cyegereje. Buriya abantu benshi bumva umunsi bakagira ngo n'amasaha wenda 24, nyamara ku Mana umunsi ushobora guhinduka isegonda imwe. Imyaka 100 yacu ishobora guhinduka isegonda imwe ku Mana. Rero ntitukaye tubara nk'abantu ahubwo tubare, tujye mu murongo w'Imana. Imana itabara kuko yo iraturenze, yo izi ibihe n'iherezo ryabyo. Icyo tubura ni imyiteguro. Abantu benshi babaho mu buzima busanzwe, yabe n'ibyo muhe bya Nowa, ukarya ukanywa ukivuruguta mu ngeso nyinshi cyane. Nuko rero ubuzima gusa busanzwe, kubaho mu buzima busanzwe, kubaho twinywera twirira, tukaza kwibagirwa icy'ingenzi, kwitegura ijuru. Ngo kwa mubyeyi we, nawe uri munsi witegura ijuru. Niba nawe umenyereye kuba mu buzima busanzwe, utangire kare kose kwitegura ijuru. Ijuru ni rya buri munsi, kwitegura biba buri munsi, kuko ntawe umize umunsi n'isaha ibyo bizabera. Umunsi uhiriye kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore mu rugo rwabo ngo batacanaga uwaka, bararaga batongana, bakirwa batongana, bakarwana bakongera bakarwana. Nuko bigeze aho umugore aza gufata icyemezo, ntuze kumbaza niba ari cya kibwa niba ari cya kigabo, afata icyemezo yuko agiye kwahukana akajya iwabo. N'ubundi arabona umugabo amurembeje, n'ubundi arabona umugabo agiye kuzamubuza ijuru, n'ubundi arabona umugabo nta makiriro afite iwe. Nuko umugore anamenyesha umugabo ko agiye kujya iwabo, ko yahukanye. Bukiye mu gitondo umugore azinga utwe ngo aragenda. Nuko aragenda ajya iwabo. Hashize akanya wa mugabo agiye kumva, uruva ko umugore agiye kumva, yumva ko hari imodoka yari igiye mu cyerekezo cy'aho umugore, kandi ku isaha imwe umugore yagendeyeho, ko ya modoka ikoze impanuka kandi abantu bose baba barimo bashize, barapfuye. Impanuka irabahitanye. Ngaho atekereza uyu mugabo warwanaga n'umugore wahoraga mubuza amahwemo, wamurazaga ku nkeke, kurura ifoto y'uyu mugabo uburyo agiye kwishima, yishimire ko atsinze kuko umugore agize ate, apfiriye muri ya mpanuka. Ndabizi nawe niko wahita utekereza kimwe nanjye. Biratunguranye, wa mugabo neza afatwa n'ikiniga, aratangira ararira, araturika ararira ati mana nanjye, atangirira umugore we ko agiye, ararira bikomeye cyane, yibaza ukuntu umugore apfuye batarumvikana. Akomeza abyibazaho, noneho byagahoma munwa. Ageze mu rugo, abana batangiye kurira, bararira, bamwe akabura uburyo abahibere, abandi akabura uburyo abagaburira. Ikiniga ari cyose mu rugo rwe. Bavuga bararira, icyamuriza gati madame apfuye tutariyunga, madame apfuye turi gutongana, madame apfuye koko naramubaniye nabi, madame apfuye nabi koko nanjye ngiye kubaho nabi. Wa mugabo neza kwiyakira biramunanira, arababara bikomeye cyane. Nuko ageze nijoro neza kwiyakira byamunaniye, agiye kumva yumva umuntu arakomanze neza, ajya kumukinga avuga ati uyu aje kumpoza amaraje kumfata mu mugongo. Agiye kubona neza aratungurwa, asanga ari wa mugore we. Neza agira ngo n'umuzimu, abishidikanya bikomeye cyane, yongera ashidikanya. Nuko baba gutangara, n'abana bose baratangira barishima, baraseka ko mama wabo agarutse, ko mama wabo aje, ariko bakomeza gushidikanya ko ari umuzimu. Umugabo ntiyashyirwa, aratinyuka aramubaza ati byagenze bite ku imodoka yari kujyanye, ko yakoze impanuka kandi ko nta n'umworokotse, nanjye nari nzi ko wapfiriyemo. Nuko ngo umugore ngo aramubwira ati umva rero, ndagenda ngeze mu nzira, numva biri kunkomanga, uburyo ngiye kujya iwacu ngiye kwahukana, numva biri kunkomanga. Nibwo rero numvise Roho w'Imana amurikiye ati jya gusenga. Ubu niriwe mu mwiherero, mvuyemo numva meze neza, mvuyemo numva nakubohora, nakubabarira, sinabaye nk'igi iwacu kubera ko numvise inkomanga
imburira ko ngomba kujya gute, ngomba kujya mu mwiherero. Neza neza wa mugabo ajya arushaho kwishima bikomeye cyane, nuko bahoberana wa mugore we, maze aramubwira ati umva madame, ngiye kugusaba ikintu kimwe, mbabarira umbwire icyo nagukorera iminsi dusigaranye twembi kubaho. Umbabarira umbwire ikintu umva nagukora iminsi dusigaranye yo kubaho twembi. Nuko wa mugore aramusubiza ati tujye tuganira, ndagusaba ikiganiro, bityo nituganira nzajya nkubwira ikimbabaje, mu kiganiro nzajya nkubwira ibishimishije, mu kiganiro nzajya nkubwira uko nifuza ko wambanira neza. Madame mbwira ikintu nagukorera mu minsi yose dusigaranye twembi. Nuko wa mugabo na wa mugore rwa rugo rwabo rugenda neza. Kubera iki? Ikiganiro, gukorana inama, urugo rugenda neza. Ngibi bihe byanye urugo rw'uyu mugabo n'uyu mugore muri ubu buryo Yesu yarutambutsemo, muri ibihe bya nyuma bari bagezemo, arabishwe n'impanuka nawe nyine igihe cya nyuma cyari kigeze. Ni ngombwa rero kujya ujya ku rugendo ubanje kwitunganya, kuko ntiwamenya ibihe bya nyuma nyine, ntushake kubarisha imibare, ntiwamenya umunsi igihe ubera, ntiwamenya umunsi igihe uzabera, ntiwamenya isaha igihe izabera. Icy'ingenzi no guhora witeguye ko bishoboka ko umunsi wawe wageze urupfu. Nujya ujya mu modoka ujye ubanza witunganye nawe usize mu rugo. Nufata ikinyabiziga ugiye kugenda banza witunganye nabo mubana. Nujya ku murimo ubanza witunganye, utamenya ibiza guhakurikira, ntiwamenya kuko ntawe uzi uwo munsi y'uko bigarutseho, ntawe uzi uwo munsi. Rero ni ngombwa guhora uvuga uti umunsi kundi guhora niteguye, umunsi kundi guhora niteguye. Wafata urugendo kitegura, kitunganye, penetensiye, gusaba imbabazi, ugasaba imbabazi umugabo wawe, ugasaba imbabazi umugore wawe, ugasaba imbabazi abo wahemukiye, bya bintu wibyo ukabigaruka, n'abantu wagiriye nabi ukabasaba imbabazi, kuko ntiwamenya uko biza kurangira. Koko niki cyaguhamiriza ko urugendo ugiye gukora uza kugaruka? Nguko wa mugabo atari yizeye ko umugore agiye kugaruka, yari yumvise ko ya modoka yagize gute, yanyuze mu cyerekezo cy'umugore. Naho ubundi roho w'Imana n'ubundi arikomeza yakubwira ati byaboneka wigi wanyu, nguko Nyagasani agenda buri gihe agukebura kugira ngo uzapfe cyangwa nanjye nzapfe nitunganyije byibuze uko bishoboka kose. Nuko Yesu akagenda anyura inzira nyinshi akubwira ati wikwahukana, iki cyemezo warabifashe gihindure, aho kugira ngo ahukane jya gusenga, maze Yesu umubwire ibyawe byose. Bantu tubaho turi gushwana mu bihe bya nyuma, mujya muzirika ko turi mu bihe bya nyuma, gushwana amatiku, kubaho ku buryo budasanzwe ubundi batubwiye mu ivanjiri, bya bihe bya Nowa, ubusambanyi n'ibindi bikoze bw'ibi byose, tukabaho twiberaho mu maraha y'isi utazi ko ari ibihe bya nyuma. Ubu Nyagasani aje akagusanga uri kwiba, wakomeza ukiba. Nyagasani aje akagusanga bihe bya nyuma nyine uri gusambana, wakomeza. Uri kuvuga nawe uri gutongana, wakomeza. Reka dusoreze ku rugero rwiza rwa Mutagatifu Yosefu Mukasa, ubwo batubwira ko ari we mugande wa mbere ho w'Imana. Ngo yazize iki? Batubwira ikintu gikomeye yazize nk'ibihe bya nyuma. Umubyeyi, turi mu bihe by'abantu basaze, ingeso mbi zasaritse abantu muri bino bihe, bakeye ko bari mu bihe bya nyuma, iraha ry'umubiri. Ubwo batubwira uburyo Mukasa yakundaga kuburira umwami mwanga washakaga gusambanya abana b'intore, nuko Mukasa akabamwima ndetse akanashaka no kumuca kuri iyi ngeso yo gusambanya, akamugira inama. Ariko umwami ntabwo nyine yabikunze, ni nkaho yamutambamiraga. Biza kurangira Mukasa nyine winje mw'imakasi baramwica kubera gukumira ingeso mbi. Nusanga nawe kubaho ku buryo busanzwe mwiraha ry'isi wishimisha, ibyinge Nyagasani umusaba imbabazi uti Nyagasani, mu minsi nsigaranye nawe kuri iyi si ngukorera iki cyiza cyagushimisha. Muntu tubana, mu minsi nsigaranye ku isi nawe ngukorera iki cyagushimisha, kugira ngo shimishe n'Imana ubuzima bwanjye bwose. Ikiganiro buri munsi. Turi mu bihe bya nyuma mubyeyi, ahashoboka hose kumira ingeso mbi kugira ngo twitegure ibihe bya nyuma. Nyagasani yahamagaye uriya mugenzi wacu, ejo nanjye azampamagara, nawe uzakurikiraho. Buri munsi ufate nk'umunsi wa nyuma, maze ukore neza icyo Imana ishaka buri munsi. Yosefu Mukasa, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Imasi Mukoladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.